uyu munsi ntabwo nawe mwangegera muri urukomeye mwabatindi mukecuru usanze rwose ndimo kubabaza ntabwo uzi ibyago byambayeho koko rwose usanze ndimo kubabaza aho byavuye nta na kimwe rwose ndakuza mu kanwa nawe urabibona ntabwo ari byo mwatukuye mu murima wanjye mwangunze wande se wabonye mu murima wawe yego wenda wowe sinakubonye ariko bya bigoryi byanyu ngo ni kimu na kare hehe genda gakeya mukecuru ntago bavuye gusenya bagahita bajya umunzanywe muri urugo no kuvuga amagambo risishye tuzabyiba twongere tubyibe nubundi se ko tubasaba mukabitwima ugatinyuka ukavuga gutyo koko uzi ko wakoze n'amakosa aho gusaba imbabazi nyamara mwabana mwe murananiye aho ntabwo ubyiyumviye rata mukecuru buriya nyine kubyara nabi nawe urabizi ihangane kubyara nabi iki ubwo urimo uroreha muri icyo gihuru cyawe ngo ni igifu ibyo utazi aho byavuye nawe urabizi uri umubyeyi ahubwo ubwo tuzagirana amasezerano ndebe uko uburyo nabikwishyura rwose none se ko ntawabisubiza mu murima ariko shaburetse hari igihe nakoreka nigende ora rwose wigira umujinya ngendere rwose nzabikwishyura niko koko irire rata papa irire ntabwo tuzongera kwiba rwose ntabwo nakirya ntabwo nabirya nkimara kumenya ko ari by'ubujura irire nta kibazo n'ukuri ntabwo tuzongera kwiba niko ugatinyuka ukabivuga nkaho wakujijishije gusa nyine ntabwo tuzongera kwiba reka ndeke kubababaza mbirije ku buryo kuko mwaravunikiye ubusa ariko rero bibabera ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere bana banjye ndebera n'utuzi sha uryoshye bite abyo mwana wa mwarebye turyoshye yemwe kwa rugereka rugereka mwiriwe komeza uze ese murimo yego ni Matiyasi kuwariraye wa mugabo wizinduyira Matiya Matiya usanze nanjye ndimo nambaranya ngiye hari inama ngo tugiye kujya aruncitse none wari uraho se ariko ukomeye mugabo ndona ariho byajya n'ibirenge cyakora herutse kubyumva wa mugabo nkaka yaba yarakomeje kongera kuguhohotera yewe noneho ngo icara aho mbere ariko si umugabo ariko umugabo ko mbona amaze kwigira hakara hakajya he rugere nkaka ngeze aha ariko do arenda kunkuramo iyo kotsa dore kuwa mbere w'icyumweru gishize ureba hari kamabuye hari iwanyu ndahabona kuri bya bisimbo byanyu tuye wari wahinze hari ndakubwa ngo zaheneze zaraje zihera kuri twa dushyimbo twanjye na nari niringiye utugori zihera ku murongo zigegena zirangije zihasiga rwose yewe zigira intabire neza umubajije ati iki
yaje nk'iyagaterana b'abapagasibi ahera ku murongo barakunyuka kuwa kajwiga hayi ashyira hasi abanyubamyeho urabizi n'ibiro byo urabizi ko giteye nk'umuvure wubitse ndabizi yawe we none afite umupaga ariko urabibara urabizi warahuye muhungu ubizi n'inzara nibyo gusa se yaraguhitanye wowe kanyagwa we nta mpyiko nzima mfite birumvikana reba ndabona haranatumbye muhungu yewe ariko sura mugabo ko nagiye kwigira kara kajyaye uzi n'ikindi ngiye kumushakira bunzi kumushyira muri gacaca mukamurega niko bimeze oya we nkubwire ngo narara mvuye ku isi none se ubwo tuzakomeza kwihanganira amafuti ye yahita yumva ko ninjye wagiye kumurega nkamujyana mu buyobozi kandi buriya ngo ikintu kimubangamiye ngo nuko ndi kavukire naho ubundi ngo mbona ari mu imbibi kera naranazimye umva wari mu imbibi numva nawe none ngo mujyane mu buyobozi ntabwo namukira bari abapagasi be n'abakizwa n'iki ko bampitana ese shaka tuzabigenza dute koko ubwo nyine amaherezo Imana nibona ikabona yuko akwiriye kuva kuri no se tuzashimira Imana naho kukudiha ahubwo ariko se ubwo bundi ahanini ukabona mupiki dupiki se cyahehe nyine ko ari ubwo nyine ntubwabwiyemeze bwa ngo numukungu nahasha ahubwo gira uti ubutaha none wakukuramo umwuka ibyo byo niyo gahunda ahubwo kuvuga no gutaruka nyine kubera ibyo byago nahuye nabyo ndabyumva ubiwanjye inzara iravuza ubu iravugiriza pe birumvikana ubu ibishyimbo byanjye dore biba bigeze nk'ibi ngibi umuntu atangiye kubyibura kubona agashogoro ibi se byo kintu ubona ko nabyo byarangije akabi gusa ndagusaba ubwo rero nari nkugannye muvandimwe nagira ngo ngurize uduhumbi 5 cyangwa 10 nzayakwishyura Matiya irangura bizi ko nta kwanga nzajya ku kiyaga ndobe ifi nzigurishe nkwigenda nkwishyura nta kibazo rwose ariko abana banje baramuka Matiya rekeraho kugira cyumbwira cyerekeranye n'amafaranga ndakwiyiziye we ndakwiyiziye ariko nzaruba nkwishyura oya twarabanye ariko ahubwo dore icyo ngiye kugukorera nyine nabwo kubera abo bana uvuga baburaye babwiriwe bagiye no kongera kuburara ngiye kuguha ibyo ujya guteka ugenda utekera abana nanjye nakwemera ko abana rwose bicwa n'inzara ariko numva se ubu nabonetse ko n'amafaranga nawe by'amafaranga byo ariko murande aba kuri murande ufite murande cyangwa nazeze bagati ubu wabaye gutako uyu munsi ntago nawe aba bana kuko nzabagirende baransubiriye nanone ubu kandi bazongera babihakane yawe
akubwo murigira ibiki ubwo muri kugira ngo nimwege mushonje mwenyine waje babari ku muntu wundi wo ngushonje ninde se wewe ko ruriya rugaragu rwo kwankaka ruba rwujuje urwo rufu rwawe papa mudogo yatubwiye ngo iki byose ni ikibazo kikureba wajya ureba ibikureba ubwo se ubwo uragaragara nk'umuntu ushoje tunigende jewe ndanabirambiva muragiye hari tujya ariko tujya urahashinze wina ariko ureka kunyigirira aho ngaho waje muragenda mujye wenda kongera kujya mu mirima y'abantu noneho tugaburire nimba tudashaka ko tujya mu mirima y'abantu gusa iminsi ibiri yose tumaze tutarya urabona twebwe tutari abantu tugende hano bawe tugende cyangwa uvuge niba utabishaka na nigende nimba adashaka ko tugenda natugaburire iminsi ibiri yose se tumaze tutarya umuntu hakongera akabura bawe tugende kosha tuze tuguture Imana irabankijije shyira mu nzu muze harimo iki akubwo ba muri mu iki mwagiye mwitwa akosora ubu waretse tukireba ibishumba reka mite njya gucana cyane reka mucana akira mucane mugira nzanira amazi inzara yari yatwishe nsajya ngo ntibicire utugusha none pamudo yutubwira tukaza tukagutwaza nanze se ko abe muri amuvuna muheto sha ese papa mudo noneho ibi ngibi ubikuye he kwa rugereka ibya mbere nurabyishyura ushyizeho ibindi nawe ubaza ubusa bikuye si ibyo birakureba noneho uragira ngo twicwe n'inzara ariko uriya musaza wowe uramuzi uriya musaza nabonye wishyuza nk'iki rugereka se hakuzgunire rero igira umutesi agakabya kareka yanyanyanyanyanyanyanyi ubusa iminsi ibiri umuntu aba amaze atarya utamuzi kuko nimara gutunganya iwanjye neza nawe ugomba kuza kubinaho bana ba umva mbabwire ntabwo muzitwa n'inzara nkiriwe ngo rata pamudo ahubwo ngaho jya gusora umutuboga hariya oya njye ntabwo njya gusoroma imboga nariyokereza ikijumba ngaho rero none ugenda ucane wowe yego cyane byo ndabikora genda ucane iki jya kumurahurira sha genda kwa mukamusana kurahurire sibyo hanyuma ubwo nire nawe reba ikindi ukora ariko y'amazi yo mu kibindi yashizemo oya arimo si twavomye mu gitondo akana amazi giheba mpereye bariya bavuna muheto nanjye ndebe sha ndabihaniza se waba barengera kubi buretse natababo azaba se wabo giheba mpereye zirangege nanjye nzareka